Hello my dear friends, welcome to the channel. Reka nizere ko umeze neza, ni Amani nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze kuri Nje Nawe TV. So, uyu munsi rero ni ku cyumweru, reka nizere ko abantu mwese reka nizere ko abantu mwese mumerewe neza mu byo murimo byose, abashoboye kujya gusenga, abashoboye kugira time nziza n'imiryango yabo. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze ibahe umugisha. Ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri Nje Nawe TV kubera ko ni inkunga ikomeye mukomeje kuduhereza, mukomeje kwerekana ko mudushyigikiye. Abantu benshi bakoze batera comment mu biganiro byacu, namwe no kutwereka ko mudushyigikiye. Imana ibahe umugisha. Natwe turi tayari kubagezaho amasomo ya buri munsi kugira ngo twese turebere hamwe icyatuma duteza imbere ubuzima bwacu. So, uyu munsi rero nifitiye isomo rigira riti kureka ingeso mbi bisaba ikintu gikomeye, aricyo bita kwigomwa. Bisaba kwigomwa zimwe mu nshuti zawe. So, abantu rero benshi hari igihe, nawe ndabizi neza wowe uri kureba iki kiganiro, ushobora kuba uzi umuntu wari nk'inshuti yawe, mushobora kuba mwariganye, mwarahuriye mu kazi, cyangwa se hari ibintu mwakoranye runaka, ariko ukaza gusanga uwo muntu yaraje kubatwa n'ikintu runaka: inzoga, itabi, ubusambanyi, ubujura, kubeshya, amanyanga n'utundi tuntu tutari twiza, za ngeso zishobora kukubuza amahirwe cyangwa amahoro mu buzima bwawe bwose. Kuvuga ngo ntago waba uri umugabo cyangwa uri umugore, uri umubyeyi, ngo ubice inyuma uwo mwashakanye ngo biguhereze amahoro. Ntago waba uri umusinzi ngo biguhereze amahoro. Ntago waba ufite akageso ko gukorakora ngo biguhereze amahoro. Ariko ikintu naje kubona, ikintu nawe urasanga ari byo, kandi ibintu byose bidukururira muri izo ngeso mbi akenshi natwe turabyikururira, akenshi tubyijyanamo. Dusabwa rero kumenya ngo ese ni iki gituma rimwe na rimwe wisanga mu bintu utari uzi ko ari nk'imikino, ukabitangira gahoro gahoro, ariko bikarangira kubireka bikubereye ihurizo rikomeye cyane. Twese turabizi abagabo usanga ku mbuga nkoranyambaga ngo yafatigwe mu rugo rwa runaka, yari n'umuyobozi se, yari gitifu, none yafatiwe mu rugo kwa runaka ahantu ayobora. Ni ukuvuga ngo za ngeso bigera ku rwego zigukontorora, ushobora no kubura ubwenge. Navuga ko umera nk'umusazi. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntago wakabaye ubonye umwarimu, nta buryo yakabaye asambanya umunyeshuri yigisha akumva ko bitazamenyekana. Ahubwo ni ukubera iki? Ya ngeso hari igihe ikura ikakurenza kugira common sense, as long as watangiye gutekereza kuri icyo kintu. Ni ukuvuga ngo ni gute umuntu aba ari umuganga agasambanya umubyeyi cyangwa umurwayi yaragiye kwitaho? Ntago ari uko uwo muntu aba asanzwe atazi ubwenge. Uwo muntu aba asanzwe azi ubwenge, ni nayo mpamvu aba ari muri iyo position y'ako kazi akora. Ariko ikibazo ni iki: nuko hari igihe ingeso mbi yimaze kukubata, birenga ubwenge buri normal usanzwe ufite, bikarenga bikajya ku rwego rwo hejuru. Aho ngaho ni hahandi uzasanga nk'umuntu umuntu w'itabi cyane byarenze, ashobora kujya nk'ahantu mu nama, mu gihe abandi bavuze ngo dufasha ka break, agahita agenda nko muri toilette, agahita atangira kunywa itabi. Ntago bivuze ko abatazi ko aho hantu kuhanywera itabi ari bibi, nta nubwo biba bivuze ko ritari buze kumvikana. Ahubwo nuko muri icyo gihe agitangira kubitekereza, ibitekerezo bye byose byahise bigenda. Turabaza abantu mwashoboraga kuba muri inshuti, ariko kubera kunywa nk'itabi cyangwa gukunda urumogi, akaba yakwinjira nk'ahantu muri mwese mwicaye, telefone akayicomora ari nko gucunga nyirayo gusa, ariko mwebwe mwese mumureba, ukabona arirutse. Ntago bivuze ko umuntu atazi ko ari kwiba. Oya, umuntu kwiba ababizi ko ari bibi, abana afite ubwenge, ariko muri ako kanya igihe atangiye gukora icyo kintu, atangiye kugitekerezaho, ibitekerezo byose bihita bicurama, akaba ari cyo kintu ari gutekerezaho cyonyine. Ni handi ushobora gusanga umuntu ari pasiteri, ariko akanywera inzoga mu rusengero. Abandi yajya kwiherera ngo arimo arasenga, agakurura agacupa,
cyangwa akabakubiseho itabi, ibyo biba bivuze ko ya ngeso yamaze kurenga kontrole y'umubiri we n'ubwenge bwe, ku buryo iyo akigitekerezaho ubwenge buhita bugenda. naho usanga umuntu ashobora gufata umuntu ku ngufu, ntabwo aba ari uko atazi ko amategeko ashobora kumuhana, aba abizi, ahubwo iyo atangiye kubitekerezaho gato ubwenge bwose buhita bugenda, kubera yabaye addicted, mu rurimi rw'icyongereza yabaye addicted. So iyo ngeso rero ni twebwe ni gute noneho twakwirinda izo ngeso? Ni iki twakoresha kugira ngo tugerageze ingeso mbi tuzikure mu buzima bwacu? Ahangaha ndakubwira ibingibi, ndabikubwira kubera ko nanjye nakoresheje ibiyobyabwenge. Nanyweye ku rumogi kera nkiri mu muhanda, ariko naje kuruvaho. Nanyweye inzoga naje kuzivaho. Ibyo ni ibintu bishoboka ariko birakomeye. Niyo mpamvu abantu benshi bakubwira ati ngo ngiye ngo ndetse inzoga napfa. Abantu uzabaza, abantu benshi baretse inzoga ni benshi cyane, ariko twese ntabwo twapfuye. Nta n'uwo nzi wapfuye kubera ko yaretse inzoga anyway. Nta muntu nzi wapfuye kubera ko yaretse itabi. Nta muntu nzi wapfuye kubera ko yaretse urumogi. Nta muntu nzi wapfuye kubera ko yaretse ubusambanyi cyangwa ubujura n'izindi ngeso mbi zitandukanye. Wowe wamaze kwishyiramo mu mutwe ko ushobora kugira ikibazo ibyo bintu biretse, ariko I want to tell you the truth, nta buryo na bumwe wagira ikibazo kubera ko waretse ikintu kibi. Oya, reka twumve ko kureka izo ngeso hari ikintu gikomeye ngiye kugusaba. Byanze bikunze itabi hari ahantu rigurira, hari umuntu murisangira. Itabi akenshi itabi ntibarisangira, ariko hari ahantu rinywera. Urumogi hari ahantu rugurira, ibintu ariko bitemewe. Can you imagine? Kureka n'ibintu bitemewe bikananira umuntu azi ko byamushyira no mu kaga. Ni ukubera iki? Namaze kukubwira ko yatangiye kubitekerezaho, ntago mu mutwe yongera kugira ikintu kizima atekereza. So ikintu cya mbere nshaka ko ureka guhera uyu munsi, niba ushaka kureka iyo ngeso yakubase, ubwo busambanyi, ibyo bikorwa bibi, ubwo businzi, ubu uri tayari kureka inshuti mugendana, abantu mugendana, kuko byanze bikunze abantu mugendana babifitemo uruhare rwa 90% kuba ukomeza kuba addicted, kuba ukomeza kujya muri izo ngeso mbi. Uzi impamvu? Ni ukubera iki? Hari inshuti uba udashaka kureka kubera ko uziretse nyine bakwita umurezi, bakwita umubabiloni. Ariko reka nkubwire ngo numara kuba umubabiloni mwiza, uzabona abandi ba Babiloni nabo mwibera inshuti, ubuzima bwanyu bugende neza. Ushobora kuba ufite ubwoba ko nubareka utazagera ku rundi ruhande ngo ubone abantu bazima, ariko birakunda. Nureka inshuti mbi bizashoboka, nureka no kubaho hantu babari, nyamuneka bizakunda. So my dear friend, mwihangane, mwige kureka ingeso mbi, ariko nta kindi kizatuma uzireka utabanje kureka inshuti mbi. So murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ni Amani nk'ibisanzwe, mukomeze mukore subscribe. Ciao ciao.